yitwa Nyamukandagira n'ikipe y'ingabo z'igihugu ntabwo mu by'ukuri yatangiye shampiyona neza nyuma y'ibivire mu mikino mpuzamahanga niyo nkuru ya umuntu yaheraho ntiyatangiye shampiyona neza byose rero ngo bikaba wamwera uturutse bukuru agenda ukwira mu bakinnyi kuko no muri management yayo hari ibitaragenze neza ndetse umusaruro utangiye kujya hanze kuko bamwe bamaze kugenda bahagarikwa abandi birukana. Ekipe ya PRFC nyuma yo gukina n'ikipe ya Gorilla Football Club hakazamo ibibazo byo gukinisha abanyamahanga benshi. Ejo nibwo Ferwafa yatangaje ko yisunza amategeko shingiro y'amarushanwa nibwo yatangaje ko APR yafatiwe ibihano byo guterwa Mpaga ibitego 3-0 ndetse gacibwa amande ibihumbi 100 ibitego 3-0 bisobanuye ko APR yari yabonye inota rimwe kuri Gorilla naryo ryagiye itsindwa umukino itakaza minota 3 ndetse kandi noneho habwa ibitego 3 by'umwenda yari ifite igitego kimwe izigamye bisobanuye ko yasigira umwenda ibitego 2 nicyo bisobanuye iyo ni APR. Hanyuma ubwo bafite match noneho uyu munsi match y'umunsi wa 9 wa shampiyona baraza gusura ekipe ya Vision ku saa 12 kuri stade Kigali Pere. Hanyuma ariko ubwo bakanitegura umukino bafite mu mpera z'icyumweru ku munsi wo ku cyumweru bazakinamo n'ikipe ya Rutsiro umukino w'ikirarane bakareba ko bagaruza ayo manota amaze iminsi batakaza. APRFC gusa amakuru aremereye cyane anayivugwamo ni hagarikwa ry'abayobozi bamwe mu bayobozi bayo birumvikana harimo team manager birumvikana ko ingingo yo guterwa Mpaga ari wireba ntabwo aterwa Mpaga ngo birangire nkaho nta cyabaye. Captain retired Ntazinda Eric amakuru yose aremeza ko yamaze guseserwa muri ekipe ya PRFC ndetse arasimbuzwa ariko n'uwitwa Georgine warushinzwe umutungo wo munyakigega nawe aragenda. Ntekereza ko atari inkuru zito zihuriye ko ntabwo ntekereza ko Mpaga Georgine yabayifitemo akaboko ariko nka Mpagayo ni team manager ubundi. Abayobozi ba APR bagiye Eric Ntazinda biravuga ko yamaze gusimburwa na Majoro Kavuna akaba ngo agomba kugaruka muri APR kuko ari abaye team manager muri APR akaba rero ari ugomba kuza gusimbura Eric Ntazinda no team manager ngo amaze guhagarikwa rwose bamubwira bati igendere bavuga ko Kavuna ngo agira igitsure cyane. Georgine Rorenzo bivuze neza nk'uwari umubitsi bakoraga requisition kugira ngo Minadefi baha amafaranga nta hantu yahurira n'ibyampaga kuko umuntu wo mu mafaranga nta hahurira n'ibyo mu kibuga wenda agiye zaba ari izindi mpamvu ntabwo ni ikisobanura ko harimo ubwo harimo nandi makuru wenda tutarafatisha neza y'iby'amafaranga wenda ego icyo wenda nicyo abantu bavuga ariko inkuru yindi iri kuvugwa twafashe umwanya wo gutohoza tudashaka kujyamo cyane kuko twebwe mu buryo buri official nka radio y'igihugu mu byumve ntabwo dukora amakuru adafite icyo bita document cyangwa se inyandiko zivuye mu nzego zibifitiye ububasha bazita nyine inkuru yuzuye hano ufite document metallique. Biravugwa ko niyo mpamvu mbivuze ngo biravugwa ko na Afande Richard Karasira ashobora gusimbuzwa. Biravugwa ko quote me well ntagire umuntu uvuga ngo radio y'igihugu yakonfirmye ko yagiye. Biravugwa ko na Afande Richard Karasira ashobora gusimbuzwa wari chairman oya chairman chairman wa APR biravugwa ko we are not sure turi gukurikirana iyo nkuru kuko nta byari byaba confirmed Ruvuyanga niyo mpamvu tugomba kubigitondamo. Richard aba appointed n'inzego nkuru ziyobora igisirikare cy'igihugu ntago niba mwarabonye aba appointed Afande CDS Mubaraka Muganga yaranditse ngo donc ibaruwa yasohoye yaravuze ngo tubigiriwemo inama n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'igihugu tugize Colonel Richard Karasira chairman wa AP tubigiriwemo donc duhawe guidance n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'igihugu ugomba gukoresha hejuru cyangwa ugakoresha ubwonko ukumva ko hejuru ya CDS inzego za nyuma z'igisirikare wakoresha brain neza ukamenya izarizo. Sinshaka kuvuga izarizo umuntu iri hejuru ya CDS umwuka basobanurira niba uwo muntu ari we appointinga umuyobozi muri APR sinshobora kuvuga ko uwo muntu yavuye ntarabona ibaruwa ibikonfirma.
icyo tuvuze Biravugwa. ni ukugira ngo nimubona byabaye tuvuye mumenye mu ko kiganiro bivugwa. ntibatungure hanyuma dusoza muri aperi irakina n'ikipe ya vision saa 9 kuri kigali pere stadium mwitabire match yayo muze murebe ko yatsinda vision hanyuma ibindi tuzabigaruka ku munsi w'ejo iyo nkuru tifite namukurikirana na polisi Huye